ubu byaranoroshye jya kuri farumasi ukagura teste mukitestinga mwembe mukareba uko muhagaze barinyari ntago ari umuhungu ni umukobwa nyine kuko we umukobwa nubu ufite icyo afite kandi akeneye uwo muhungu akamuzana bamara gukora ibyo bakora akumva murambiwe kagenda kazana undi yakubeshyeye no oya uri mwiza cyane mwongeye guhabwa ikaze mwese abakunzi b'Ibigwi TV online turabakunda cyane mu biganiro byacu bya buri munsi duhora dukora muhawe ikaze abakanze subscribe ariko namwe batarakanda iki nicyo gihe kugira ngo mubane natwe mufatishe iri fatabuguzi kuri twe duhorane mu bihe byacu bya buri munsi ariko tunabasaba gukanda ku nzogera juste kugira ngo tugishyiraho video uhita uyibona niko biba bimeze aho uri hose rero haba hano mu Rwanda mu mahanga hafi ndetse na kure turabakunda cyane ni ibisanzwe turazirikana mwe muri Burundi na ahantu haca abantu bakunda kutureba bariyo benshi cyane abari Zambia Malawi n'ahandi turabakunda cyane pe comment zanyu tuba tuzibona tuzirikana kandi n'abantu bari Burayi muri Asia Amerika Australia mwese muri abantu b'abataramu wa mugani w'imvugo z'iki gihe niyo mpamvu natwe rero tuba dushaka kubaganiriza ariko nanone tukabajyana muri entertainment nta kindi tuba tugamije nuko kubita entertainment mukaruhuka mu mutwe turabizi ko mwamwiriwe mu kazi kenshi mushwanyaguza ariko noneho ugataha ku mugoroba uvuga uti ndananiwe ndashaka kureba akaganiro kandi uhura mu mutwe niyo mpamvu turi hano gendije home Munyentwari imbere yacu dufite umukobwa mwiza salam nagusize tu uranyenye niko babyita ndakwakira dadanje yakubeshyeye no oya uri mwiza cyane harimo ubwiyemeza harimo ubwiyemeza nese utiyemewe ubundi mbere yo kwemera umuntu abanza ukiyemera ugakurikiza kwemera undi muntu runaka nyuma yo kwiyemera se abantu barakwemera cyane kuko nawe ubwawe uri kunyemera niwe wabivuze mbere kugira ibonera ikiganiro cyiza nkuko bivuze nyine ubwo hari n'abandi tu hanyuma tanyura twibwira di amazina yanjye bwite banyita Uwamahoro Oliva ariko izina ry'akazi nzwi kuri Teta Teta niryo zina riri kurya abana muri iyi minsi ubu niryo zina riri mu kazi kabisa abantu badukurikiye babanza bumve ko tugiye kwidagadura ni entertainment nta bintu byo gukomeza umutsi ibintu by'imibyitikira ajya ku maso iminkanyari no nta bintu byinshi sibyo ya hanyuma witwa Uwimbabazi Uwamahoro Olive yego ari ubwa mbere n'ubwo izina naryibagiwe nzaguca amande yo kwibagirwa ibintu uzi bibaho izina ryitwa kandi tudakunda guhora kubonana kenshi ndanje kumva ngo wageze ngo muri filimi iyi yakukira muri nyinshi we baramparaye Olive harya ni izina riva mu ruhe rurimi rivuga iki Olive harya bura rivuga iki nabamubeshye tugerageze tubwire bikakungora ntago mbizi Olive nsiko nimba ari igiti cya hehe n'ibyo bintu nzi biri aho ngaho ntago mbyibuka umaze imyaka ingahe kwiza 21 witwa izina Olive ubwo izina rimaranye imyaka 21 utazi icyo risobanuye utazi naho rituruka n'ururimi rikozwemo cyangwa ryiswemo ndaza kubibaza mama nimugoroba njya numva bavuga ngo Olive oil niba bayateka ayo mavuta niba bayisiga simbizi ntabwo mbizi ariko menya bayisiga uko biri kose menya bayisiga abantu murimo kuturira mutwungane Olive oil babyandike muri comment badusobanurire muri comment Olive oil barayiteka cyangwa nayo kwisiga okay hanyuma se Oli duherukanye hashize wenda nk'amezi 5 hari 5 se buri arimo nzi ko atarimo ariko nanjye ntabwo nyibuka to hanyuma ari amafilime menshi warimo gukinamo ariko noneho wagiye winjira no mu yandi ubu ngubu igezweho ni ubu ngubu igezweho ni iyo ngiyo yitwa Ikirezi nyine niyo
niyo ndi gushyiramo imbaraga cyane. Itari yanjye nyine kuri abizi ndi gutegura projet yanjye, ariko nyine iyo ndi gukina itari yanjye ndi gushyiramo imbaraga cyane. Niyo ngiyo yitwa Ikirezi, n'indi yitwa Gatumwa. Gatumwa. Ikirezi na Gatumwa. Ikirezi ni yande yo? Ni ya John Gatumwa Smith. Amafaranga urayafite, abo bose barishyura? Of course. Ntabwo babura kwishyura. Ikiganiro ni ukutujyana ahantu ariko tukirinda ko saa 3 zitugereraho. Ni ukwirinda ko amasaha agera tu. Ariko saa 3 ujya wumva gahunda za leta ukuntu biteye muri iyi minsi? Nyine saa 3 mwese mugomba kuba mwageze iwanyu, tagera nyine ukajya gufana. Ukajya gufana ni ukuvuga iki? Ukajya muri stade nyine uzi kujya kwicaraho nyine nta n'abakinnyi bari hari amaguru ufite ko byakubayeho? Oya. Tubwiza kuri beshya abantu baraje. Nje ntago najya muri stade mani ntukambeshyire tu. Usigaye ubeshya we? Mwana witonda nganje usiko saa 1:00 mba ndi mu rugo. Kandi saa 1:00 z'umugoroba. Akamakuru ko nyafite ko warajwe stade ubuso umwe watubwiye ukatubwira. Barambeshyeye biraho ngaho. Nibyo byo gukora showbiz. Ni showbiz tu. Chawa umuntu abivuze yarambeshyeye kabisa ntago narara muri stade. Maze merukamo korona itariyaza nagiye gufana. Nyamara mwakoze shoot z'ijoro, kwakunda shootinga nijoro rw'ikina sene z'ijoro. Waretse kunyemeza ibintu bitari byo ntago nengeze ngera muri stade. Amakuru ya sinema tugeraho. Wasanga ari undi muntu twitiranwa. Naganjeyo. Hari undi muntu witwa Teta cyangwa se witwa Oliver muri iyi sinema? Byashoboka. Abantu bose bari muri sinema ntago tuziranye, ntago mbazi. Shobora kuba hari cyangwa se adahari. Cyangwa se wagwaye amakuru akaba yarayafashe nabi. Yarampiratiye tu. Yarago kabisa. Reka twikomereza ubwo ngubwo nyine udukubise uraduhaharitse nyine. Oya mbabwije ukuri. Cyao tubwije ukuri. Gucagase. No kuzuye. Kwambaye busa. Ubusa gusasa. Reka twigire kuri projet zawe. Wavuze ko ukina muri izo filime ebyiri harimo what? Kirezi. Ikirezi ni projet yawe? Oya. Ikirezi nagari yanje. Ikirezi na Gatumwa. Izo ngizo rero mu Kirezo kinute gusa araga Christian nigeze kubona narakashikrisha nakakita gutekaya. Karamanza kohereza. Agakava. Agakava. Ndacyari muri bya bintu bya kera by'ibifaransa. Agakava. Ugaragaramo ni wowe ugaragara uri kumwe n'umutipe ntazi izina rye ariko nawe niba afite madred ibintu nk'ibyo ngibyo. Nawe ndabona ufite dreadlocks. Mutipe bamwita Cyusa. Nari kumwe muri amafilme abiri yaba mu Kirezi no muri Gatumwa hose naho ari muto. Kana kantu we narakitegereje. Nsanga muri ibi bihe turimo kagukoraho. Gutase. Hari ikirenze kiriho se? Hari ikirenze kiriho? Karaga kava. Karimo uburyo bwo gusomana. Nako wowe si wowe bikoze. Nise gusomana urumva ari ibintu bya danje koko. Kandi nanone baratubwira ngo tureke kwegerana dushireho metero niyo mpamvu twayishize. Twe twabanje gukaraba. Nyine twabanje kuzuza amabwiriza yose ya leta. Kuko of course nimbarerwanye n'umuntu muri gukinana mwakarabye nyine biraho ngaho mwirinze mwambaye n'agapfukamunwa bwa twagakuyo tugiye gukora karaka geste yo gusomana. No agapfukamunwa arakambaye ariko nta urapimye se wowe? Njyewe ndapimye nyine. Urabizi neza kuri arya bura turavuga sero negative mu bijyanye na covid ra cyangwa ntacyo mbizi. Nta covid nayo ejo mvuye mu ntara barampimye mani nako. Nayo. Hanyuma uriya nani waninde yaryo? Cyusa. Bamwita Darius amazina yiwe bwite. Darius. Hanyuma murasomana n'ukuri kw'Imana mukora kava musoma. Akazi aba ari akazi my friend. Ndabizi neza ntimuzi status zanyu. Njye ikintu cyari cyo cyose wambwira mbizi neza ko kiri bunyinjirize. Havuyemo wenda like nko wamena nk'amaraso y'umuntu byo nagwa bikora. Ariko ikindi kintu cyari cyo cyose cyanyinjiriza ntiyandaritse kuko hari ukuntu ukora ibintu nyine ukiyandarika birenze ariko ndakeka iriya kava nta soni iteye kabisa. Oya nta soni iteye cyangwa se simbizi bitera yayo kuri abibona ko ni postinga buri munsi. Oya nyine uri kwitwikira wowe ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Ahubwo ngiye mba nibaza kuri karite kuri sante y'abantu basomana
shakanye batapimwe ngenda bizi ko mudapimwe bizi neza twifitiye icyizere nyine turabizi neza ko turi bazima ariko n'ubundi niyo tutari gusomana nuko twari turi gukinana kuko nimba ndi gukinana n'umuntu turi mu rukundo ntabwo dushiramo metero ko turi gukina turicaye turi gukina. Uravuga hari akajambo nigeze kumva uvuga ngo turizeranye murizeranye usiko wagira ngo ubwo se reka nkubaze ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ikoreye aho ngaho uzipoza ko umuntu mwizeranye muziranye? Kwizera niyo bigeze aho ngaho byo reka bisaba iki kugira ngo mbikore? Kugira ngo bikore nyine nta kintu mutikingiye dukundana biri aho ngaho nyine uri boyfriend wanjye nanjye ndi girlfriend wawe tuba tuziranye uko biri kose ariko nta uko waba uziranye n'umuntu oya iyo bigeze aho ngaho byo bisaba kwitonda tu. bisaba kwitondera iki? Nese wenda umuntu ari nka boyfriend wawe mushobora kwizerana rimwe ariko nimukoreraho ukavuga ati wenda ndakwizeye ariko mbere uko tugira icyo dukora tubanze tujye kwa muganga cyangwa se mukagura test ubu byaranoroshye jya kuri farumasi ukagura test mukitestinga mwembe mukareba uko muhagaze mukamererwa neza noneho kuri covid baragapfukamunwa. Reka twikomereze twigire ku mishinga yawe yagutse irimo igihangano cyawe ugiye gushinga mu minsi iri imbere gushyiraho agaragara. Kabisa kiguzi cy'urukundo. Ni umushinga uteye ute ni iki? Kiguzi cy'urukundo ni filime nyine yanjye niyandikiye ariko ngendera wenda kuri stories hari ukuntu uganira wenda nk'umuntu cyangwa se wenda ukabuze ko ikintu cyabayeho biri aho ngaho avuga ati why not ntagikoreraho inkuru runaka cyangwa se nkandikaho ikintu nyine ni filime ishingiye ku mukobwa muri iki gihe nyine umubebe ufite amafaranga bahagaze neza ababasha kubona buri muhungu wese yifuza bitewe nuko uwo muhungu nawe ahagaze. So iyo filime nyine ishingiye kuba ari umubebe ufite amafaranga areba nk'umujama nyine hari umunigure bukavuga ati umujama cyakoze ari mu kazi akamubwira ati ngwino buri kimwe cyose akamuzana bakabana nko mu nzu ejo abona undi wenda umurenzeho hejuru yiwe wabona akamubwira ati noneho igihe twabanye kirahagije genda hakaza undi umukobwa akarusimbuza umuhungu biracuritse ntago ari byandi byo umuhungu umaze guhaga umukobwa ntago ari umuhungu ni umukobwa nyine kuko we umukobwa nubu ufite icyo afite kandi akeneye uwo muhungu akamuzana bamara gukora ibyo bakora bakumva murambiwe kagenda akazana undi. Ubwo se si byaba ari n'ibintu byiza ahubwo ko ntekereza ko ni byiza aho ku ruhande rumwe ntekereza ko icyo gihe umukobwa none yagize ubushobozi nawe bwo kwangaje umuhungu kandi muri iyi minsi urabizi ko kugeza ubu muco dutegeka kwangaje umukobwa niko birimo gukorwa sinzi natugenganya buriya rero ibintu by'umuco ubyinjiyemo cyane ibintu by'umuco ubyinjiyemo cyane hari byinshi wakwica cyane cyane muri wenda muri viziyo tugezemo umukobwa ubu ngo asigaye akunda umuhungu akabimubwira biri aho ngo bisanzwe cyetse nyine hari ababebe nyine bakiri aho ngaho bakigira utuntu tw'udusoni n'uduke ariko nyine umukobwa ashobora gukunda umuhungu akabimubwira. Ndumva rero nta mpamvu yo ko umukobwa nimba afite amafaranga kandi akubona uri umuhungu ubashe wenda agukeneye nta mpamvu yo kutagufasha kugira kubona tukabimubwira ukabitinyuka ukabivuga cyari birenze hari ikintu gikaze kirimo kubivuga ukapika indirimbo ya King James cyane rwose uterura aratangira ariko utinda ugasanga hari undi warivuze aho tubwire ku myaka yawe 20 harya ningahe n'umwe 21 uri n'umukobwa utinyuka kuvuga imyaka ye ntago inteye isoni ndi proud yayo ntabwo utinya kubazavuga kuri agakecuru bitwaye ikize ntacyo ngemba numva nta kintu bintwaye kabisa. Abakobwa se batinya kuvuga imyaka bari bashingiye ku kibaba baba bafite ibyo bari guhisha bari ibikecuru ariko usanga umuntu wenda akuze cyane cyangwa ugasanga umuntu ari muto ariko hari ahandi hantu yishize agatinya kuvuga imyaka ye ngereri yanjye rwose mba numva nasoni binteye kubivuga ariko se ko mbona utuje ubusine muzayishobora kubona
ariko abantu bose baba muri sinema ntabwo ariko baba gutuza bibaho, ushobora gutuza ariko ntibikubuze nyine. Ubundi iyo uri mu kazi isura bakuzaniye ugomba kubayo niyo yayindi uhita ubayo. Nimba umpamagaye nyine script yanditse ati teta muri filime yanjye uzankenera wenda navuga ngo ki nyine uri umukobwa wananiranye uri aho ngaho uri agashinzi gatereye aho direct nyisoma script yawe kubera ko nzi neza ko ari akazi ndeta nihindura muri ya sura. Nimo cyane rwose urabikora wasoza akazi ugasubirana wowe nyawe. Hanyuma muri uwo mushinga wawe ikiguzi cy'urukundo igitekerezo cyavuye? Igitekerezo cyavuye hari ukuntu nyine story neza hari ukuntu wicara ukaganana n'umuntu akakubwira story. Njye ukuntu byagenze ibintu ugiye kutubwira warabikoze, hari uwaguha story imeze ityo? Ya story zimeze gutyo nago zibura, kuko umuntu ashobora no kutabikubwira ariko ukabona umuntu wabikoze. Kuko muri iki gihe usanga nk'ikimama gikuze kiri aho ngaho kifitiye amafaranga yacyo ntatinye kuba yakora sex n'umwana we abyaye. Ibyo se wa muco mubi cyangwa se byaha ahubwo by'ubushugamame nyine ni umuco mubi wo nguwo, ariko bitewe ubundi aho ngaho ubushaka kugaragaza imbaraga z'amafaranga, bitewe n'amafaranga afite arakubona. Niyo mpamvu rero uratekereza. Wowe igitekerezo cyaje kivuye kuba warabyitegereje cyangwa warabibwiye? No, ntago nabibwiwe, ku byo ngenda mbona nyine tu biri aho ngaho. Icyo wabonye rero kigatuma igitekerezo kidevelopa. Hari ukuntu nyine ureba umumama wenda ukaba umuzi, sina ngombwa ko ntabwo ari ngombwa ko umuvuga atari ko baba bahari. Ndi kumva hari ukuntu nyine ureba umuntu, si ngombwa ko njye muvuga, sibyo? Ariko ukaba uzi neza ko ari ibyo akora, ubizi neza. Rero icyo gihe iyo wica ukamutekerezaho birangira uvuze ati nyamara uyu muntu bitewe na life mbona abayemo ndumva nta mpamvu yo kutamukuramo ikintu runaka. Bahanze ite uzakinisha nde? Iyo filime izakinwa n'abakinnyi 8, mukaza barimo abakobwa 4 n'abahungu 4, of course ntabwo nabura n'abahungu 4. Ubwo hazaba hari umukobwa ukundana na wa muhungu ukennye, hari umushuti wa wa muhungu, hari abashuti 2 ba wa mukobwa ufite amafaranga, hari umuhungu w'umukozi muri urwo rugo rw'uwo mukobwa. Biraho ngaho nyine. Ibyo ubwo se hari ibindi usobanuraho birenze ibyo? Birahagije. Reka twigire mu buzima busanzwe. Ni ikihe kintu gisekeje mu buzima bw'imyaka 21 umaze ku isi wigeze ukora ukumva kigusigaye ku mutima ariko n'abagenzi bawe ni ikibavemo bakaba bakikwibukira nawe ukiyibukira? Nari ndi mu kangahe? Nari ndi mu wa 3 primaire. None ko umwarimu wari winjiye muri classe naramutinyaga byatari, ntinya kumusaba uruhushya. Birangira nyine ninyayo mu ishuri biraho ngaho. Nano abantu twigana niyamamagaye niyo story ya mbere ambaza. Cyafite ubwoba nk'ubwo wagiraga. Ko nyine yakundaga kubita kandi ninyi inkoni tu. Agati nimbaguruka nyine nkavuga ati wama uruhushya sometimes ntagari burume cyangwa sara nankubita. Ndapuwa nyine mpfiramo bigerigiye no kwihangana birananira. Ubwo se mu wa 3 primaire ni ururimi rwakuraniye wenda bakoreshaga nicyo gihe se no gukoresha Ikinyarwanda byari byemewe. Ntabwo kibazo ari ururimi, ahubwo kibazo uwo mwarimu nge naramutinyaga kuko n'isomo ryiwe niryo somo rya mbere ntumvaga yatwigishaga imibare. Uravuga uti imibare no kuyisaba uruhushya ni ikibazo? Yaratugoraga nyine biraho kandi mu buzima aranga kwa nasaba umuntu ikintu akakenyema. Ahubwo ati aho kugira mbe musabe cya kujya hanze ntabimere usange bikuriyemo no kumbwira ngo ndiguteza akavuye reka mureke biraho ngaho to. None se barinyari ubwo urunganiyo rumuhuye baraguseka bikakwiriga ati cyane ndanje. Wumva zagukorwa kagutera isoni mu buzima ukavugutiye bawe nyine ntago isoni zabura ariko nta kundi ni bya bintu nyine by'ubwana biraho ngaho. Cyangwa n'ubusanzwe warinyariraga?
wenda bwije oya no isiko nje ndi umuntu waretse kunyara ku buriri mfite imyaka 6 mbere y'imyaka 6 wanyarira cyari umwana utanyara ku buriri hari umwana utanyara ku buriri afite iyo myaka urugero nkanjye ngiye ntabwo byigeze bimbaho nsaba ngiye nkubwiye ko nabiretse mbere nyuma y'imyaka 6 nyine guhera ku myaka 6 kuzamuka nakaye kantu gashobora kuba karakubabaje mu buzima bwawe cya muri industry nta kintu cye cyambabaza cyane to mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe nababaye rimwe umunsi papa wanjye yitaba Imana pole se papa yitabye Imana siko nabona gura akana gafite ababyeyi bombi bishobora kutabimenya nyine bitewe n'uko umubyeyi umwe ashobora gukavalinga ibyo undi ari gukora akabikora ariko nyine ni uwo munsi to ufite imyaka ingahe 15 gutyo 16 nanjye ubwenge ko wari hafi no kujya muri ajya wize secondaire wize iki nize secondaire urayirangije neza ufite certificat AD nzayikoza neza nize bikize cyako nyine ureba ubona nitonze rero kajya biri aho ngaho to nyine wize section yi nasi ikinasi mani nagiye kukigira igoma inasi ariko iyo story twageze kubivugaho nje nawe aryo twabivuze bikuramo ntacyo twabivuze ndagusobanura buri kimwe rero nasanze ko kuri rumasha ahubwo kutaraza ngo nkuvure ibishinge byawe byatera covid twikomereze iyo utabura umukinnyi wa filime ariko ubugore yako umupolisi wabuze kingo ugiye mu gipolisi k'imyaka ikiri mike kandi n'ubu ngubu ushaka wagera akakunye no sibyo naje nyine ndagikunda tubira aho ngaho ariko ari ukuntu ureba nyine ukabona bitewe n'ukuntu bayeho n'iki kabona ntago byapfa kukorohera guhita ugera ku kintu runaka ubwo nyine urareba ugasanga utabona gapeti cyangwa akabona bikugoye kandi ibintu nyine bigoranye cyane ntago nkunze kubikora ushaka kuba muri simple life muri iki gihe nta muntu ukunda ubuzima bukomeye kirazira kabije hanyuma se ku myaka ya 20 ufite umucuti wihariye ko ndabizi icyo kintu ntago twakiganiriye Michelle yego arahari twande no ntago mumbwira izina rye gerageza twumve uyu mubeshyi abantu benshi muri industry baramuzi sinshaka kubwira izina rye none baba ari benshi bakavuga ati ni ngewe tu yanze kumva nacyo nyine ubwo nyinyawe nyirawe arabizi n'umutima wiwe tu arabizi takashobora kuba atari umwe kibazo twaganiriye n'umwe nge ntago ngira abakunzi benshi ngira umwe bamukundiye iki anyitaho aranyumva nyine bitewe na character z'umuhungu mba numva nshaka gukunda arazifite igihagararo cy'umuhungu nifuza aragifite urumva rero nta mpamvu yo kutamukunda none se agufasha iki mu buzima bijyanye no kwigira neza ahubwo si cyatamfasha neza hafi ya byose kabisa reka duhere ku musatsi tumanuke kugera tumanuka nze mu ruhare rwe mu gutuma usa neza n'urundi umusatsi nuwe araheba sinumva ngo garande bibora ntago ari cyane ariko umusatsi nuwe arabizi biha agaciro twumva ukuntu ahagaze umuvandimwe biha agaciro nkurikije igihe nabishyiriyeho ese byataye agaciro oya ahubwo kagenda kiyongera kuko uko ugenda wongeraho amafaranga niko ubu ngubu ntago biri munsi y'100 tu kirombe icyo bita kirombe reka ijana sami agezemo kabisa urahenze kabisa ko na maherena se ntago mbikunda subize nta makeup se ntago mbikunda nyine ibintu nk'ibyo ngibyo mba nkunze kuba ndi ngewe uri naturel nta bintu byinshi by'ibikabyo nawe yakubwiye ko atakunda ibyo ngibyo ikintu kuri ngiye ku mubiri wanjye ntakunda nta mpamvu yo kukinyumvisha uri kumva ikintu ngiye ntakunda ku mubiri wanjye we nta mpamvu yo kukinyumvisha kuko uko yaje ansanga aje kunkunda niko agomba gukomeza kunkunda nta mpamvu yo
tumanuke tumanuka tugende ku myambaro nayo ni igishoro oya niyambitse kabisa yambika ko nzara nazo ndabona zimeze ukuntu izi ngizi nazo yarashoye ntabwo ari menshi ariko zerekeye abantu ariko abantu bazibona nyamanga data turura ahandi mbona izo ntabwo ari menshi ni 5,000 byawe rwose bitarenga vuba abazishyizeho aho nawe yarashoye aya hanga niyishyuriye anga niyishyuriye ndetse man ntago ubuzima bwa buri munsi buri kantu kose ukeneye wajya umubwira ngo mpereza kuko nawe uba ufite amafaranga uba winjiza maze akubwira ko yagukundiye iki yankundiye iki hari ibintu bitatu by'ingenzi akunda kumbwira yankundiye cyambere abona nitonda kuri we ntago mbizi ariko nimba abandi ariko babibona ariko kuri we nk'umuntu nkunda ambwira ko cyambere yankundira ariko nitonda mutega amatwi akambwira buri kimwe nkamwumva yaba ari mu makosa tukaganira amakosa tukayakosora ibindi ni iby'ibanga ry'umukunzi ntabwo ari ngombwa kubivuga kimwe cyonyine uvuye bibiri n'ibanga bwira abantu bagukurikiye kuko barashaka kuruhuka mu mutwe bamenye ngo uriya mukobwa dukunda ukuntu akina kumva aranakundana kandi n'umukunda mukundira ibi bintu nawe ni uvuga ngo na audience ishobora kujijika avuga iti ewana kabisa hane sawa ndumva kingoye mbabarira ndumva kingoye pe byagucanze oya ntabwo byancanze ariko nimba umukunzi wakubwiye ikintu nk'ibanga wayi no tubishyira hanze gute tubishyira hanze urumva utashaka kubivuga ubuzima bwanjye bwite nawe nyine kiri aho ngaho cya rusange n'umuntu wese ashobora kuba abona cyangwa se bamwe ntibakibone ntakibabwiye ariko ibindi bibiri ni ibyanjye nawe